Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere. Pawulo ahamagariye kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yashatse, na Sositene mwene data. Turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto, berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagariwe kuba bera, hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ari we Mwami wabo n'uwacu. Ubuntu n'amahoro be muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ishimwe Pawulo ashimira itorero ry'i Korinto. Mbashimira Imana yanjye iteka, nishimira ubuntu bwayo mwaherewe muri Kristo Yesu, kuko muri byose mwatungiwe muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose. Kuko ubuhamya twahamije Kristo bwakomejwe muri mwe, bituma mutagira impano yose mubura, mutegereza guhishurwa k'Umwami wacu Yesu Kristo. Niwe uzabakomeza kugeza ku mperuka, kugira ngo mutabaho umugayo ku munsi w'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo Umwami wacu. Pawulo ahana itorero ry'i Korinto kutirema ibice. Ariko bene data, ndabingingira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Kuko bene data, nabwiye ibyanyu n'abo kwa Kirowe yuko habonetse intonganya muri mwe. Icyo mvuze ngiki ni uko umuntu wese muri mwe avuga ati, njyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati, ariko njyeweho ndi uwa Apolo, undi nawe ati, njyeweho ndi uwa Kefa, undi ati, njyeweho ndi uwa Kristo. Mbese Kristo yagabanijwemo ibice? Pawulo niwe wabambiwe, cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Nshimira Imana yuko ari nta n'umwe nabatije muri mwe keretse Kirisipo na Gayo, kugira ngo hatagira umuntu uvuga yuko mwabatijwe mu izina ryanjye. Icyakora nabatije n'abo kwa Sitefano, uretse abo sinzi yuko hari undi nabatije. Kuko Kristo atantumye kubatiza, ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko navugisha ubwenge bw'amagambo, kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo, nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyamaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubusa? Kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore Abayuda basaba ibimenyetso, naho Abagiriki bo bashakashaka ubwenge. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Ariko ku bahamagaye b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi bikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi bikoze isoni bikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho. Imana yabitoranirije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niba hakuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bebe nk'uko byanditswe ngo, uwirata yirata Uwiteka. Igice cya kabiri. Icyo Pawulo yari agambiriye ubwo yigishaga ab'i Korinto. Nicyo gituma bene data, ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga, cyangwa mfite ubwenge buhebuje babwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nabanaga namwe mfite intege nke, ninyaminda umushyitsi mwinshi. N'ibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagarara ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Icyakora ubwenge tuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho,
ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, aribwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe ntawabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza, keretse umwuka wawo undi umurimo? N'iby'Imana niko biri, ntawabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha hakomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya uko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Igice cya 3. Kamere y'Abakorino ibavutsa kwigishwa ibikomeye. Bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'aba kamere, cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabaramije ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha. Kuko mukiri aba kamere, ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese nimubaye aba kamere koko, nimugenza nk'abantu. Ubwo umuntu umwe avuga ati, njyewe ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati, njyewe ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri aba kamere? Mbese ye Apolo ni iki? Kandi Pawulo ni iki? Si abagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye umurimo? Ni njye wateye imbuto, Apolo nawe arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Ni ukuwutera ntacyo aba ari cyo cyangwa uwuhira, keretse Imana ikuza. Utera n'uwuhira barahwanye, kandi umuntu wese azahembwa nk'uko yakoze umurimo we. Kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurimo w'Imana n'inzu yayo. Nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro ifeza cyangwa izahabu, cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, cyangwa ibiti, cyangwa ibyatsi, cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ariwo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu wo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwo azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Nimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Ntihakagire umuntu wishuka. Umuntu wese wo muri mwe niyibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe, aba umuswa kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri. Mbese nimuzi ko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana? Kuko byanditswe ngo, itegesha abanyabwenge uburiganya bwabo, kandi ngo Uwiteka azi ibyo abanyabwenge batekereza ko bitagira umumaro. Nuko ntihakagire umuntu wirata abantu, kuko byose ari ibyanyu, naho yaba Pawulo cyangwa Apolo cyangwa Kefa, cyangwa isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu, cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, byose ni ibyanyu. Namwe muri aba Kristo, Kristo nawe ni uw'Imana. Igice cya 4. Inshingano y'ibisonga bya Kristo bikiranuka. Nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, n'ibisonga byegura ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Nicyo gituma kuri nge bitagira icyo bintwaye rwose gucirwa urubanza namwe cyangwa n'abanyarukiko b'abantu, kuko ndetse nanjye ubwanjye nticira urubanza, kuko ari ntacyo niyiziho. Nyamara sicyo kintsindishiriza,
ahubwo umwami niwe uncira urubanza. Nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Icyubahiro cy'Abakorinto n'agaciro gake k'intumwa. Nuko bene data, ibyo mbyigereranijeho njyewe na Polo ku bwanyu nk'ubacira umugani, kugira ngo ibyo mvuze kuri twe bibigishe kudatekereza ibirenze ibyanditswe, hatagira umuntu wihimbaza arwana ishyaka ry'umwe agahinyura undi. Mbese ninde wabatandukanije n'abandi? Kandi icyo mufite mutahawe ni igiki? Ariko niba mwaragihawe, niki gituma mwirata nk'abatagihawe? Mumaze guhaga, mumaze gutunga, ndetse mwimye nk'abami tutari kumwe. Yemwe, icyama mukima kugira ngo natwe twimane namwe. Nibwira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi, nk'abaciriwe urubanza rwo gupfa. Kuko twahindutse ibishungero by'ab'isi n'iby'abamarayika n'abantu. Twebweho turi abapfu ku bwa Kristo, naho mwebweho muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege nke, ariko mwe muri ab'imbaraga, muri ab'icyubahiro, naho twe turi ab'igisuzuguriro. Kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana, iyo dushebejwe turinginga. Kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa by'ibintu byose. Ibyo simbyandikiye kubakoza isoni, ahubwo mbyandikiye kubahugura nk'abana banjye nkunda. Kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, nimufite ba so benshi. Ninjye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Nuko rero ndabinginga kugira ngo munyigane. Nicyo gitumye mbatumaho Timoteyo, umwana wanjye nkunda, ukiranukira umwami wacu. Azabibutsa inzira zanjye zo muri Kristo, nk'uko nigisha hose mu matorero yose. Ariko bamwe barihimbaza, bibwira yuko nazaza iwanyu. Nyamara nzaza vuba, umwami nabishaka. Kandi sinzamenya amagambo yabo bishyashyarika gusa, ahubwo nzamenya imbaraga zabo. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ahubwo ari ubw'imbaraga. Mbese murashaka iki? Ko nzi iwanyu nzanye inkoni, cyangwa ko nzana urukundo n'umutima w'ubugwaneza? Igice cya 5. Ubugoryi bukomeye bw'Abakorinto. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi, ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani. Umuntu kwenda mukasi. Namwe murihimbaza aho kubabara. Kandi ari byo byari bibakwiriye, ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Kuko njyewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri, nahoranye namwe mu mwuka. Kandi ubwo bimeze bityo, namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nk'aho mari. Kandi ubwo nari neraniye hamwe namwe mu mutima wanjye, dufite ububasha bw'umwami wacu Yesu, naho ubutware nawe, kugira ngo uwo muntu umuhe Satani, umubiri we urimbuke, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu. Kwirata kwanyu si kwiza. Nimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose. Nuko nimwezeho umusemburo wa kera, kugira ngo mubirobe rishya. Mube mutakiri umusemburo wa kera koko, kuko Pasika yacu yatambwe, ari we Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa umusemburo ariyo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe, ariyo kuri no kutaryarya. Ibyo kwitandukanya n'Abakristo gito. Nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'isi, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mu isi. Ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data, niba ari umusambanyi, cyangwa uwifuza ibibi, cyangwa usenga ibishushanyo, cyangwa utukana, cyangwa umusinzi, cyangwa umunyazi. Umeze atyo ntimugasangire nawe. Mbese muriye he no gucira abo hanze urubanza? Namwe abo mucira urubanza sawa muri mwe?
ariko abo hanze Imana niyo izabaciraho iteka. Mukuru uwo munyabyaha muri mwe. Igice cya 6. Abakristo bahwiturirwa kutaburanira ku bisi. Iyo umuntu wo muri mwe afite icyapfa na mugenzi we, mbese ahangara kuburanira ku bakiranirwa ntawuburanire kubera? Nimuzi yuko abera bazacira ab'isi urubanza, kandi ubwo ari mwe muzacira ab'isi urubanza, nimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi. Nimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza, nanswe iby'ubu bugingo. Nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye ku by'ubu bugingo, ni iki gituma mubishyiraho abatagira icyo bahuriyeho n'itorero ngo abe ari bo bazica? Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza? Ahubwo mwene data akaburana na mwene data wundi, kandi baburanira ku batizera. Nuko mumaze kubonekaho icyaha rwose, kuko muburana musubiranamo. Mbese ni iki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi? Ni iki gituma mudahitamo guhuguzwa? Ariko nimwe ubwanyu mugirana nabi muhuguzanya, kandi abo mugirira mutyo ni bene data. Nimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Nimwishuke. Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya ni iby'inda, n'inda nayo ni iy'ibyo kurya. Nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'Umwami, kandi Umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye Umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese none nora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Nimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi nimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Igice cya 7. Ibyerekeye ishyingirwa. Ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, ibyiza ni uko umugabo adakora ku mugore. Ariko kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese agira uwe mugore, n'umugore wese agira uwe mugabo. Umugabo aho umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we. Kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Ntimukimane, keretse ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga, kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ariko ibyo mbivuze ku bwanjye, si amategeko mbategeka. Kuko nashaka ko abantu bose bamera nkanjye, ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe undi ukwe. Abatararongorana kandi n'abapfakazi, ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye. Ariko niba badashobora kwirinda, barongorane, kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. Abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara si njye, ahubwo ni Umwami wacu, umugore ye kwahukana n'umugabo we. Ariko niba yahukanye, abe igishubaziko, kandi yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ariko abandi bo ni njye ubabwira, si Umwami wacu. Mwene data niba afite umugore utizera, kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe, ye kumusenda. Kandi umugore ufite umugabo utizera, nawe agakunda kugumana nawe, ye kwahukana n'umugabo we. Kuko umugabo utizera yezwa ku bw'umugore we, kandi umugore utizera yezwa ku bwa mwene data uwo. Iyo bitameze bityo, abana banyu baba bahumanye,
ariko none dore nabera. Icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore naba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Wa mugore we, ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe? Nawe wa mugabo we, ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe? Ariko umuntu wese agenze nk'uko umwami wacu yabimugeneye, kandi amere uko yari ari Imana ikimuhamagara. Uko niko ntegeka mu matorero yose. Mbese hariho umuntu wahamagawe yarakebwe? Nuko rero ntagahinduke nk'utakebwe. Hariho umuntu wahamagawe atakebwe? Nuko ntagakebwe. Gukebwa ntacyo kumaze, no kudakebwa nako ntacyo kumaze. Ahubwo ikigira icyo kimara ni ukwitondera amategeko y'Imana. Umuntu wese aguma uko yari ari agihamagarwa. Mbese wahamagawe uri imbata? Ntibikubabaze. Icyakora niba ushobora kubaturwa, ubikore. Uwahamagawe n'umwami wacu ari imbata, aba batuwe n'umwami. Kandi uwahamagawe n'umwami ari umudendezo, aba ari imbata ya Kristo. Mwacungujwe igiciro. Nuko rero ntimukabe imbata z'abantu. Bene data, umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa. Ibyerekeye abari, simfite itegeko ry'umwami wacu, ariko ndababwira ibyo nibwira, ndi umuntu wababariwe n'umwami ngo nyiranuke. Nuko ndibwira yuko ari byiza ku bw'iki gihe kirushye kiriho none ko umuntu aguma uko ari. Mbese wahambiriwe ku mugore, ntushake guhamburwa. Wahambuwe ku mugore, nuko ntushake undi. Icyakora warongora nta cyaha waba ukoze, n'umwari yashyingirwa nta cyaha yaba akoze. Ariko abameze batyo bazagira imibabaro mu mubiri. Ku bwanjye nakunda kuyibakiza. Ariko bene data, ibi nibyo mvuga yuko igihe kigabanutse. Uhere none abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'iyi si ishira. Ariko ndashaka ko mutiganyira. Ingaragu yiganyira iby'umwami wacu uko yamunezeza, ariko uwarongoye yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugore we. Kandi hariho itandukaniro ry'umugore n'umwari. Utarongowe yiganyira iby'umwami kugira ngo abe uwera ku mubiri no ku mutima, ariko uwarongowe yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugabo we. Ibyo mbivugiye kubafasha, si ukubatega ikigoyi, ahubwo ibyo mbivugiye kugira ngo mukorere umwami mwitonda, mudahwema kandi mudafite kirogoya. Niba hari umuntu urarikira umwari akumva iryo rari rizamutera kumugira ibidakwiriye, amurongore, kuko ari nta cyaha aba akoze. Ariko uwamaramaje mu mutima we akaba adahatwa n'irari ry'umubiri we, kandi akaba ashobora kwitegeka, nahitamo kwirinda uwo mwari azaba akoze neza. Nuko rero ku bw'ibyo urongora akora neza, ariko utarongora niwe urushaho gukora neza. Umugore ahambirwa ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucyurwa n'uwo ashaka. Icyakora yari mu mwami wacu, ariko naguma uko ari ntihazarushaho guhirwa. Uko niko nibwira ku bwanjye, kandi ngira ngo nanjye mfite umwuka w'Imana. Igice cya 8. Ibyerekeye inyama zaterekerejwe ibishushanyo bisengwa. Ibyerekeye ku byaterekerejwe ibishushanyo bisengwa turabizi, kuko twese twahawe ubwenge. Ubwenge butera kwihimbaza, ariko urukundo rurakomeza. Umuntu niyibwira yuko hari icyazi, naba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Nuko rero ibyerekeye byo kurya byaterekerejwe ibishushanyo bisengwa, tuzi yuko igishushanyo ari ntacyo ari cyo mu isi, kandi yuko ari nta mana yindi iriho keretse imwe. Nubwo hariho ibindi byitwa imana, ari byo mu ijuru cyangwa mu isi, nk'uko hariho imana nyinshi n'abami benshi, ariko kuri twe hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese ikomokwaho na byose, ariyo natwe dukesha byose. Kandi hariho umwami umwe, ari we Yesu Kristo, ubeshaho byose, natwe akatubeshaho. Ariko ubwo bwenge ntibuzwi n'abantu bose, kuko bamwe kubwo kumenyera gukorera ibigirwamana barya inyama zabiterekerejwe, bakiyumvamo ko ari Imana nyamana baziterekereje.
nuko ibyo bigatuma imitima yabo idakomeye yononekara. Nyamara ibyo kurya si byo bitwegereza Imana. Iyo tutabiriye ntacyo dutubirwa, cyangwa iyo tubiriye ntacyo twunguka. Ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato. Kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ikigirwamana, mbese ibyo ntibizatera umutima we udakomeye guhangara kurya ibiterekerejwe ibigirwamana? Maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene data Kristo yapfiriye. Nuko ubwo mucumura kuri bene data mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mucumuye no kuri Kristo. Nuko rero niba ibyo kurya bigusha mwene data, sinzarya inyama iteka ryose kugira ngo ntagusha mwene data. Igice cya 9. Umudendezo w'ababwirizabutumwa. Mbese sindi uw'umudendezo? Sindi intumwa? Sinabonye umwami wacu Yesu? Namwe ni muri umurimo wanjye mu mwami? Niba ku bandi ntari intumwa, ariko kuri mwe ndiyo, kuko mwebwe ubwanyu ari mwe kimenyetso cyanjye cyo kuba intumwa y'umwami. Ibi nibyo nireguza ku bandega. Mbese nitwemererwa kurya no kunywa? Nitwakwemererwa kugira abagore bizera ngo tujyane nabo nk'uko izindi ntumwa zigenza, na bene se w'umwami Yesu na Kefa? Cyangwa njye na Barinaba nitwe twenyine tutemererwa kuruhuka kwikorera? Ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ninde utera uruzabibu ntarya imbuto zarwo? Cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa, cyangwa amategeko nayo ntavuga atyo? Byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano. Mbese inka n'izimana yitaho gusa, cyangwa se yabivuze ku bwacu? Si ugushidikanya byanditswe ku bwacu. Kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuzi akwiriye guhura yiringiye kuzahabwaho. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka, ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri? Abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe, nkanswe twebwe? Ariko ntituragakoresha ubwo butware, ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. N'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Ariko njyeweho ntacyo muri byo nakurikije, kandi sinandikiye ibyo kugira ngo mubinkorere. Ibyambera byiza ahubwo ni uko napfa, kuruta uko umuntu yahindura ubusa uko kwirata kwanjye. Iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, kuko ari byo mpatirwa gukora. Ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngo nonwa bitewe gusa nuko mpawe ubusonga, nzagororerwa iki? Nuko rero iyo mvuga ubutumwa mbuvuga ku buntu, nakurikije rwose ubutware bwanjye umubwirizabutumwa. Pawulo yifatanya n'abantu batari bamwe ngo abone uko abakiza. Nuko kuri bose ndi uw'umudendezo, nihinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Ku Bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda, no ku batwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Ku badafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nyize bamwe bamwe. Kandi ibyo byose mbikora ku bw'ubutumwa ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, kandi ugororerwa akaba umwe. Namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utaza ahajya, nkubitana ibipfunsi ariko si nk'uhusha. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'ukoze uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Igice cya 10. Abisirayeli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Bene data,
Sinshaka ko mutamenya yuko ba sogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije. Bose bakabatizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga. Nk'uko byanditswe ngo, abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu 2,000 n'ibihumbi 3 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira. Ibyerekeye gusenga ibishushanyo. Nuko rero bakundwa, nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Ndababwira namwe muri abanyabwenge, mutekereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko. Gusangira igikombe icyo dusabira umugisha, mbese siko gusangira amaraso ya Kristo? Gusangira umutsima tumanyagura siko gusangira umubiri wa Kristo? Nubwo uwo mutsima ari umwe, twebwe nubwo turi benshi turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umutsima umwe. Murebe Abisirayeli bo ku mubiri, mbese abari igitambo niba basangiye n'igicaniro? Icyo mvuze ni iki? Boshye ibyaterekerejwe ibishushanyo ari ikintu, cyangwa ko igishushanyo ubwacyo ari cyo kintu? Reka da, ahubwo mvuze yuko ibyo abapagani baterekereza babiterekereza abadayimoni, batabitura Imana. Nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni. Ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Mbese icyo mushaka ni ugutera umwami ishyari? Tumurusha amaboko? Umudendezo n'urukundo bya Gikristo. Nubwo twemererwa byose, ariko ibigira icyo bitumarira si byose. Byose turabyemererwa koko, ariko ibitwungura si byose. Ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikane na mugenzi we. Ibiguzwe mu iguriro ry'inyama mujye mubirya, mutagize icyo mubaza kubw'umutima uhana, kuko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka. Umuntu wo mu batizera nabararika, namwe mugashaka kugenda, icyo bazabahereza cyose mujye mukirya ari ntacyo mubajije kubw'umutima uhana. Ariko ntihagira umuntu ubabwira ati icyo cyaterekerejwe, ntimukakirye kubw'ubivuze no kubw'umutima uhana. Icyakora umutima mvuze si uwawe, ahubwo ni uwa wa wundi. Niki cyatuma umudendezo mfite uhinyurwa n'umutima uhana w'undi muntu? Nuko rero niba ndya mbishimiye, niki gituma ngayirwa ibyo nshimira? Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ntimukabera Abayuda ikigusha, cyangwa Abagiriki cyangwa itorero ry'Imana. Nk'uko nanjye nezeza bose muri byose, sinishakira ikinyungura ubwanjye, keretse icyungura benshi kugira ngo bakizwe. Igice cya 11. Uko abizera bakwiye kwifata bari mu materaniro. Mugere ikirenge mu cyanjye, nk'uko nanjye nyigera mu cya Kristo. Ndabashimira kuko mwibuka ibyo nabigishije byose, mugakomeza imigenzo nk'uko nayibahaye. Ariko ndashaka yuko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo we, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Umugabo wese iyo asenga cyangwa ahanura, umutwe we utwikiriye aba akorera isoni umutwe we. Ariko umugore wese iyo asenga cyangwa ahanura adatwikiriye umutwe we, aba awukojeje isoni, uko ari bimwe rwose no kwimoza. Niba umugore adatwikiriye umutwe yikemuze, ariko niba ari ibiteye isoni ko umugore yikemuza cyangwa yimoza,
ajya atwikira umutwe. Umugabo ntakwiriye gutwikira umutwe kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo, ariko umugore ni ubwiza bw'umugabo we. Kuko umugabo atakomotse ku mugore, ahubwo umugore wakomotse ku mugabo. Kandi umugabo ntiyaremwe ku bw'umugore, ahubwo umugore niwe waremwe ku bw'umugabo. Nicyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa ku bw'abamarayika. Ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo, niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo, niko umugabo abyarwa n'umugore, ariko byose bikomoka ku Mana. Ubwanyu mu bitekerezo uko biri, mbese birakwiriye ko umugore asenga Imana adatwikiriye umutwe? Kamere yanyu ubwayo ntibahamiriza yuko umugabo yahirimbije umusatsi umukoze isoni, naho umugore yahirimbije umusatsi ukaba ari ubwiza bwe. Koko yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Ariko niba hagira umuntu ushaka kujya impaka, amenye ko tudafite umugenzo nk'uwo ashaka, kandi n'amatorero y'Imana ntawe ufite. Ibidakwiriye gukorwa mu ifunguro ryera. Ariko ibyo ngiye kubategeka ubu simbibashimira, kuko amateraniro yanyu aho kubungura abatera gusubira inyuma. Irya mbere, iyo muteraniye mu materaniro numva yuko mwiremamo ibice, kandi ibyo ndabyemeraho hato. Kuko nanone ibice bikwiriye kuba muri mwe ngo abemeye bagaragarizwe ukwabo. Byongeye kandi iyo muteraniye hamwe nimba muteranijwe no gusangira ifunguro ry'umwami wacu by'ukuri. Kuko iyo murya umuntu wese yikubira ibye agacura abandi, nuko umwe arasonza naho undi akarengwa. Mbese ye nimufite ingo zanyu ngo abe arizo muriramo no kunyweramo, mugahisha mutyo itorero ry'Imana mugakoza isoni abakene. Mbese mbabwira iki? Mbashima iki? Kuri ibyo simbashima. Nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza atyo. Bamaze kurya ati, iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye, azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku bw'umubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yinire yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Nyamara iyo duciriwe urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka n'ab'isi. Nuko bene data, nimuteranira gusangira murindirane. Umuntu nasonza arya ibyiwe, kugira ngo guterana kwanyu kutabashyirishaho urubanza. Ibisigaye nzabitegekaho nzazira. Igice cya 12. Uko impano z'umwuka zitandukanye. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobywaga mukajya ku bigirwamana bitabasha kuvuga, uko mwabijyanwagaho kose. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati, Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati, Yesu ni umwami, atabibwirijwe n'umwuka wera. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo.
agabira umuntu wese uko ashaka. Uburyo ingingo zitari zimwe zirema umubiri umwe. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Umubiri si urugingo rumwe, ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti ko nari ikiganza sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kiba kitari cyo ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga kuti ko nari ijisho sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kwabaye? Iyo wose uba kumva, kunukirwa kwabaye? Ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri, izigenera aho ishatse zose uko zingana. Mbese noneho iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri uba warabaye? Ariko none ingingo ni nyinshi, naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo umariye, ahubwo biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke hanyuma y'izindi, nizo zo kutabura. Kandi izo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike, nizo turushaho kwambika icyubahiro. Kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa. Nyamara zidateye isoni ntizigomba kwambikwa. Ariko Imana yateranije umubiri hamwe. Urugingo rukennye icyubahiro iruha icyubahiro kuruta izindi, kugira ngo umubiri utiremo ibice, ahubwo ingingo zigirirane. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo. Cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, ingingo zose zishimana narwo. Nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Imana yashyize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa? Bose ni abahanuzi? Bose ni abigisha? Bose ni abakora ibitangaza? Bose bafite impano zo gukiza indwara? Bose bavuga izindi ndimi? Bose basobanura indimi? Ariko nimwifuze cyane impano ziruta izindi. Nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza. Igice cya 13. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mpindutse nk'umuringa uvuga, cyangwa nk'icyuma kirenga. Ariko nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. Ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nyiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto. Ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo. Ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Igice cya 14. Uburyo impano y'ubuhanuzi irusha iy'indimi kuba ingenzi. Mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira, keretse Imana,
kuko ari ntawumva, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura, n'ibyo kubahugura, n'ibyo kubahumuriza. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. Nakunda ko mwese muvuga indimi nyinshi, ariko ibirutaho ko muhanura. Uhanura aruta uvuga izindi ndimi, keretse abisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. Ariko none bene data, ninzi wanyu mvuga indimi zitamenyekana, nzabamarira iki? Ninababwira ibyo mishuriwe, cyangwa ibyo mpawe kumenya, cyangwa guhanura, cyangwa kwigisha. Dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi, ari umwironge cyangwa inanga. Ariko iyo bidatandukanije amajwi yabyo, babwirwa n'iki kivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo? Kandi n'impanda nayo ivuze ijwi ritamenyekana, ninde wakwitegura gutabara? Namwe nuko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana, bazabwirwa n'iki ibyo muvuga ibyo ari byo? Ko muzaba mugosorera mu rucaca. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite, nta rudafite uko rusobanurwa. Nuko ntamenya uko ururimi rusobanurwa, nabera uvuga umunyamahanga, kandi n'uvuga nawe yambera umunyamahanga. Nuko rero namwe ubwo mushimikira kubona impano z'umwuka, aba ariko murushaho gushishikarira kuzunguza itorero. Nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye arasenga, ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Nuko noneho ngirente, nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Utabikoze nawe ugashima Imana, wishimishije umwuka wawe wonyine, umuntu uri mu ruhande rw'injiji akaba atamenya icyo uvuze, yabasha ate kwikiriza ati amen umaze gushima? Ku bwawe uba ushimye neza koko, ariko wa wundi ntacyo aba yungutse. Shimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana. Ariko mu itorero, aho kuvuga amagambo inzovu mu rurimi rutamenyekana, nahitamo kuvuga amagambo 5 nyavugishije ubwenge bwanjye, kugira ngo nigishe n'abandi. Bene data, nibo abana bato ku bwenge, ahubwo mube abana b'impinja ku bibi, ariko ku bwenge mube bakuru. Byanditswe mu mategeko ngo, nzavugana n'ubu bwoko mu kanwa k'abavuga izindi ndimi, no mu kanwa k'abanyamahanga, nyamara nubwo bimeze bityo ntibazanyumvira, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma indimi zitamenyekana zitagenewe kubera abizera ikimenyetso, keretse abatizera. Naho guhanura ko ni kwagenewe abatizera, keretse abizera. Nuko rero itorero ryose iyo riteraniye hamwe, bose bakavuga indimi zitamenyekana, hakinjiramo abatarajijuka cyangwa abatizera, ntibazavuga ko musaze. Ariko bose niba bahanura, hakinjiramo utizera cyangwa injiji, yakwemezwa ibyaha bye na bose, akarondorwa na bose, ibihishwe byo mu mutima we bikerurwa, maze yakwikubita hasi yubamye akaramya Imana, kandi akamamaza yuko Imana iri muri mwe koko. Gahunda ikwiriye kuba mu materaniro. Nuko bene data, iyo muteranye bimera bite? Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha, cyangwa amagambo ahishuriwe, cyangwa ururimi rutamenyekana, cyangwa amagambo yo kurusobanura. Nuko rero byose bikorerwa kugira ngo abantu bunguke. Niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana, havuge 2 cyangwa 3 badasaga, kandi bavuge bakurikirana, umwe asobanure. Ariko nihaba hatariho usobanura, uvuga ururimi acecekere mu iteraniro, yibwire kandi abwire Imana mu mutima we. N'abahanuzi nabo bavuga ari 2 cyangwa 3, abandi babigenzure. Ariko undi wicaye nashoka ahishurirwa, uwabanje ahore, kuko mwese mubasha guhanura umwe umwe, kugira ngo bose babone uko bigishwa no guhugurwa. Imyuka y'abahanuzi igengwa nabo, kuko Imana itari iy'umuvurungano, ahubwo ari iy'amahoro. Nk'uko bimeze mu materaniro yose y'abera, abagore ntibacecekere mu materaniro, kuko batemererwa kuvuga, ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayo avuga. Kandi nibagira icyo bashaka kumenya, babibariza abagabo babo imuhira, kuko biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro. Mbese kuri mwe niho ijambo ry'Imana ryaturutse, cyangwa se ryageze kuri mwe mwenyine? Nihagira umuntu wibwira ko ari umuhanuzi cyangwa ko afite umwuka, amenye ibyo mbandikiye yuko ari itegeko ry'umwami wacu. Ariko umuntu natabyemera, nawe ye kwemerwa. Nuko bene data, mwifuze guhanura, kandi nimubuze abandi kuvuga indimi zitamenyekana, kandi byose bikorwe neza uko bikwiriye no muri gahunda.
Igice cya 15. Pawulo ahugura Abakorinto abemeza iby'umuzuko. Bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije, ubwo mwakiriye mukabukomeramo, kandi mugakizwa nabwo, niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije. Keretse mwaba mwizereye ubusa. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa, akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe nanone, akabonekera Kefa, maze akabonekera abo 12, hanyuma akabonekera bene data basaga 500. Muri abo benshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Yongera kubonekera Yakobo, abonekera n'izindi ntumwa zose. Kandi nyuma ya bose nanjye yarambonekeye ndi nk'umwana w'icyenda, kuko noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose, ndetse n'ibinkwiriye ko nitwa intumwa, kuko narenganyaga itorero ry'Imana. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiye bose. Nyamara si njye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Nuko rero ari njye cyangwa bo, ibyo nibyo tubabwiriza, namwe nibyo mwizeye. Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko ntawe uzuka? Niba ntawe uzuka, na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye uk'ubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo, uwitazuye niba bapfuye batazuka. Niba bapfuye batazuka, na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ni kugira umumaro. Niba bapfuye batazuka, na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ni kugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse aho kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Kuko ubwo urupfu rwazanwe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanwe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura. Maze hanyuma aba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami, ariyo Data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu, uko byanditswe ngo yamuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti ahawe gutwara byose, bigaragara yuko yamuhaye gutwara byose itabibariwemo. Nuko byose nimara kumwegurirwa, nibwo n'umwana w'Imana ubwe aziyegurira amweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. Niba bitabaye bityo, ababatirizwa bapfuye bazagira bate? Niba bapfuye batazuka rwose, ni iki gituma bababatirizwa? Ni iki gituma natwe ubwacu duhora twishyira mu kaga hato na hato? Ndabarahira yuko mpora mpfa uko bukeye, biterwa n'ishema mfite ku bwanyu muri Kristo Yesu umwami wacu. Niba nararwanye n'inyamaswa muri Efeso, nk'uko abantu bamwe babigenza, byamariye iki? Niba bapfuye batazuka, reka twirire, twinywere, kuko ejo tuzapfa. Ntituyobe, kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Nimuhugukire gukiranuka nk'uko bibakwiriye. Nimukongere gukora ibyaha, kuko bamwe batamenye Imana. Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Ariko bamwe bazabaza bati, abapfuye bazurwa bate? Kandi bazaba bafite mubiri ki? Wa mupfuwe, icyo ubiba ntikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo ubiba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma. Ahubwo biba akabuto kwako, kenda kabishaka cyangwa kandi kabuto. Ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye, kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Inyama zose si zimwe, ahubwo iz'abantu ziri ukwazo, n'iz'inyamaswa ziri ukwazo, n'iz'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'ifi ziri ukwazo. Kandi hari imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi,
ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wa kavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'uw'umwuka. Uko niko byanditswe ngo, umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri ni wo ubanza, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari, niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Nuko bene data, icyo mvuze ni iki: yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe no kunesha. Wa rupfu we, kunesha kwawe kurihe? Wa rupfu we, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'Umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw'ubusa ku Mwami. Igice cya 16. Ibyo gusonzoranyiriza Berimiya. Ibyerekeye ku byo gusonzoranyiriza Berimiya, nk'uko nategetse amatorero y'i Galatiya, aba ariko namwe mukora. Ku wa mbere w'iminsi 7 hose, umuntu wese muri mwe abikiwe ibimushobokera nk'uko atunze, kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho imiya zisonzoranwa. Kandi ubwo nzasohora abo mushima, nzabatuma mbahaye inzandiko, kugira ngo abe ari bo bajyana iby'ubuntu bwanyu i Yerusalemu. Kandi nanjye niba nzaba nkwiriye kugenda, tuzajyana. Inama za Pawulo n'intashyo ze. Nzabasura nyuze i Makedoniya, kuko ngambiriye kuzajya muri icyo gihugu. Kandi ahari nzamarana namwe iminsi, ndetse ahari nzahamara n'igihe cy'imbeho, kugira ngo mumerekeze aho nzajya hose. Sinshaka kubakubita urubandu none mpita, ahubwo niringiye kuzamarana namwe iminsi, Umwami wacu nankundira. Ariko nzatinda muri Efeso kugeza kuri Pentekote, kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye, kandi abandwanya bakaba benshi. Niba Timoteyo azaza, muzamwemere kugira ngo abane namwe adatinya, kuko akora umurimo w'Umwami wacu nkanjye. Nuko ntihazagire umuhinyura, ahubwo mumuherekeze, mumusezerere amahoro, kugira ngo ansange, kuko mutegereza ko azazana na bene data. Ariko ibya Apolo mwene data naramwinginze cyane ngo ajye iwanyu ajyane na bene data bo, ariko ntiyankundira na hato kugenda ubu. Icyakora nabona uburyo azaza. Mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Hari n'ikindi mbingingira bene data, muzi abo kwa Sitefana ko ari umuganura w'Abanyakaya, kandi bitangiye gukorera abera. Nuko namwe mugandukira abameze batyo. N'undi wese ufashe umurimo wa Kristo ashishikaye. Nishimiye yuko Sitefana na Fortunato na Kayiko
baje bamaze urukumbuzi nari mfitiye mwebwe, kuko baruhuye umutima wanjye n'uwanyu, nuko mwemera bameze batyo. Abo mu matorero yo muri Aziya barabatashya, Akwila na Purisikila barabatashya cyane mu mwami wacu, n'itorero ryo mu rugo rwabo. Bene data bose barabatashya, mutashyanishe guhoberana kwera. Dore uku niko gutashya kwanjye Pawulo, kwanditswe n'ukwanjye kuboko. Nihagira umuntu udakunda umwami wacu, avumwe, umwami wacu araza. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Urukundo rwanjye rubane namwe mwese muri Kristo Yesu. Amen.